Tugiye gusoma mwene Sirake rimwe kuri paje y'1188 rimwe inyigisho zinyuranye zerekeye ubuhanga. Umutwe w'amagambo uragira uti inkomoko y'ubuhanga, kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 14. Ubuhanga bwose bukomoka kuri Uhoraho, kandi buhorana nawe ubuziraherezo. Umusenyi wo ku nyanja n'ibitonyanga by'imvura, cyangwa iminsi y'ibihe byose, ninde washobora kubibarura? Ninde wapima ubuhagarike bw'ikirere n'ubugari bw'isi, agasobanukirwa n'inyenyeri nkanswe ubuhanga? Ubuhanga bwaremwe mbere ya byose, ubwitonzi buhangwa kera na kare. Ninde wahishuriwe imizi y'ubuhanga, ibanga ry'imigani yabwo ninde wigeze arimenya? Umunyabuhanga ni umwe kandi aratinyitse cyane, ni utetse ku ntebe ye y'ubwami. Uhoraho ni we ubwe waburemye, arabwitegereza, arabusesengura, abukwiza mu biremwa bye byose. Mu binyamubiri byose akurikije ubuntu bwe, kandi abusendereza no mu bamukunda bose. Gutinya Uhoraho niyo soko y'ubuhanga. Gutinya Uhoraho niyo soko y'ubuhanga. Gutinya Uhoraho bitanga ikuzo n'ishema, bitera kwishima, bikanambika ikamba ry'umunezero. Gutinya Uhoraho binezeza umutima, bitanga ibyishimo n'umunezero, ndetse no kuramba. Utinya Uhoraho byose bizamuhira. Umunsi we wo gupfa nugera, azahabwa umugisha. Gutinya Uhoraho niyo ntangiriro y'ubuhanga, kandi indahemuka ziremanwa nabwo mu nda ya ba nyina, kandi indahemuka ziremanwa nabwo mu nda ya ba nyina. Ibisobanuro by'ivanjiri. Ibisobanuro by'iri jambo ry'Imana. Yesu Kristo nabahe ikaze mu ngoro ye. Yesu Kristo yakira bose. Nyagasani yakira bose, nta n'umwe asubiza inyuma. Ikaze muri uyu muryango wo kumva ijambo ry'Imana no gusesengura neza icyo ijambo ry'Imana rivuze cyangwa se risobanuye. Buri wese yemerewe kuza muri iyi ngoro ya Zumu. Ni ingoro nziza cyane yakira buri wese, nk'uko Nyagasani yakira umuganye wese. Icyo usabwa ni ugukora ku nzogera gusa, ntabwo ari igisasu, noneho ukazajya ubona notification cyangwa se amamenyesha, ukaza mu muryango wo kwiyegurira Imana no gusenga no kwiyegereza Uhoraho. Twakomeje n'ibisobanuro by'ivanjiri se cyangwa ijambo ry'Imana, bitewe n'amadini atandukanye uko mubifata. Ngiye kubagezaho ibisobanuro. Gutinya Uhoraho ni kimwe no gutinya ni kimwe ngo gutinya Uhoraho
kimwe no mu gitabo cy'imigani, igitinyiro cy'Uhoraho kivugwa hano, ntaho gihuriye n'icyubahiro umugaragu agirira shebuja, abitewe n'ubwoba, ahubwo ni ukwiyegurira Imana wishimye, ukayumvira ubikuye ku mutima, ukayubaha, ukayizera kandi ukayikunda. Reba Imigani 1:17 n'igisobanuro cyaho. Bakristo bavandimwe, muri hano mu ngoro ya Sumukrasi, mwumvise neza ko gutinya Uhoraho ntabwo ari igitinyiro cy'abakunda ba shebuja kubera ubwoba. Gukunda Uhoraho ni ukumwigarurira n'umutima wawe wose, ukamukunda wivuye inyuma, wiyibagije ubutunzi bw'isi. Ariko Uhoraho ntabwo ashishikariza abantu kumugana ubwabo bose, cyangwa se bakamugana biyibagiwe. Ngo ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye. Senga ukore. Nyagasani cyangwa se Uhoraho akunda abantu bakunda gukora kandi bagasenga. Wireka gusenga ngo wange gukora. Oya, ntukange gusenga, ntukange gusenga. Niba uhisemo gusenga, senga wibuke no gukora, nk'uko Uhoraho adushishikariza. Gutinya Uhoraho bitanga ikuzo n'ishema, bitera kwishima, bikanambika ikamba ry'umunezero. Nibyo kandi umuntu uhora usenga, uhora wiyegereje Uhoraho cyangwa se Nyagasani, ahorana ituze n'umunezero muri we, agahora afite icyizere, akubaka abandi akabahumuriza. Rero bavandimwe, bakristo bavandimwe, muri hano mu ngoro ya Sumukrasi, Nyagasani yabakiranye ubwuzu n'urugwiro nk'uko bisanzwe n'iteka ryose. Bakristo bavandimwe, mwere kujya mu bapfumu ngo muri gushaka icyizere n'ubutunzi, ahubwo muharanire gutekereza byimbitse, mukore cyane kandi musenga Uhoraho azabongerera icyizere. Uhoraho uko tugenda